reka nongere mbaye ikaze mwese mukunda kudukurikira kuri Tunga 250. Nizera ko mukomeje kugenda mumererwa neza ahantu hose uri, nizere ko ukomeje kugenda ugubwa neza. Nitwa MC Aizo Wisdom, tugiye kubana muri kano kanya kuri byinshi mba nagiye nkutegurira. Ubusanzwe hari ibintu bitandukanye abantu bajya bakunda guhura nabyo cyangwa se bajya bakunda kubona, ukabona biri rusange ahantu hose waba uri muri Afrika, waba uri muri Aziya, waba uri muri Europe, waba uri kwindi migabane itandukanye igize isi, usanga hari ibintu abantu duhuriraho. Kimwe muri ibyo rero kimwe muri ibyo ngibyo ningiye kwamba mbaganirizaho. Urugero, ese ijye wibaza impamvu imva cyangwa se ahantu abantu bagiye gushyingura muri ya mwobo abantu bashyinguramo, bari uriya bacukura bagashyinguramo umuntu, yibaza impamvu imva abantu bahambamo itagirenza ubujyakuzimu bwa metero 1 na santimetero 80. Ujye byibaza nta kindi igisobanuro cyangwa se n'ahandi wavana amakuru nk'ayo ngayo usibye gukurikira Tunga 250. aho ngaho niho ukura amakuru nk'ayo ngayo uba ukeneye kumenya. Burya iherezo ry'ubuzima bwacu usanga hanini ari mu butaka, hano hasi mu butaka. Abenshi mu bakristo bango ngo abantu bavuye mu butaka ngo bazanabusubiramo. Ubu rero buruhukiro bw'iteka ryose usanga bwarahawe ibipimo bisa naho ari itegeko ku isi hose, cyangwa se bikaba ari itegeko ku isi hose, ku muntu mukuru w'umuzungu cyangwa w'umwirabura, uri umuhinde, uri umunyamerika, uri umwarabu, uri umunyarwanda, uri umurundi, uri umudage, cyangwa se uri muri Ethiopia, cyangwa uri wo muri Madagascar, usanga ibipimo bisa ahantu hose. Ariko none usanga ngo ari bake bazi impamvu, cyangwa se nawe muri abo ngabo bake kaburimo bazi impamvu imva zose nta nimwe ijya ipfa kurenza metero 1 na santimetero 80. Aha rero niyo mpamvu Tunga 250 cyangwa se Tunga 150 tubafitiye byinshi bitangaje ugomba kubanza kumenya muri ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko se wowe ujye yibaza impamvu n'inkomoko ikiremwa muntu cyahisemo gushyira cyangwa se gushyingura ababo, cyangwa se gushyingura umuntu wabo mu burebure bungana gutyo. Ujye ubyibaza, haba ari umwana mutoya, yaba ari uruhinja, yaba ari umupapa, yaba ari umukecuru, ujye baza impamvu bahisemo gukoresha metero 1 santimetero 80 na santimetero 80. Kuri ubu rero havuga impamvu ndetse n'inkomoko zitandukanye bigamije gusobanurira abantu iby'ubwo burebure bw'imva zihambwamo abantu. Bimwe muri byo bigerageza kugaragaza inkomoko y'ingano bahambamo umuntu. Bivuga ko ibi byatangiye mu mwaka w'1665. Tega amatwi yumva impamvu yabyo. Impamvu cyangwa se ngo byahereye byatagiye mu 1665 nibwo iyi nkomoko cyangwa se nibwo byatangiye ko abantu bahambaga abantu babo muri metero 1 santimetero 80. Wakwibaza ngo byatangiye gute? Muri uyu mwaka nibwo isi yari yugarijwe n'icyorezo cyitwa bubonic plague. Nibwo rero wari meya w'umujyi wa London mu Bwongereza yategetse ibipimo abantu bagomba guhambwamo, cyangwa se yaje kuba ategeka ibipimo abantu bagomba guhambwamo mu buryo bwo kurwanya ikwirakwira ry'iki cyorezo. Aha rero uyu meya avuga ati nta mpamvu zo kuba abantu bashyingura mu ahantu hanini cyangwa se ahantu hatoya. Reka dushyireho igipimo rusange abantu bazibona cyangwa se bazaba bashyinguramo. Iri bwirizwa rero rya meya ryavugaga ko cyangwa se ryatangazaga ko mu rwego rwo kwirinda icyorezo ryavuga ko mu gihe cyose abantu bagiye gushyingura
uwishwe na kino cyorezo imva zose zigomba kuba byibuze zifite ubujyakuzimu bwa metero 1 na santimetero 80. Gusa cyakora ngo uretse iyi mpamvu hari n'ibindi bivuga ko ngo kuba ari inkomoko y'ipimo, hari n'ibindi bintu bigaragaza cyangwa se batangaza bivuga yuko ngo kuba ari inkomoko y'ipimo rusange iyi virusi cyangwa se icyorezo ari ipimo rusange byo kuba imva igomba kuba ifite metero na santimetero 80, ngo muri byo avugwamo nko kuba ngo hacukurwa uburebure bungana kuriya mu rwego rwo kurinda ko imva yatenguka. Ikindi kintu gituma abantu bacukura metero na santimetero 80 ngo no kugira ngo birinde ko imva yagira gute yatenguka. Ikindi kandi ngo harimo kandi kuba ngo abacukura imva batagomba kurengerwa nayo. Hari n'ibindi bitekerezo bidafite gihamya byavuga ko umuntu burya ngo abagomba guhambwa mu mva ireshya n'uburebure bwe. Ibi rero ngo bisobanuye ko cyangwa se bisobanuye neza ko muri rusange umuntu ari umuntu uringaniye abareshya na metero 1 na 80. Nizere ko wagiye unyurwa cyangwa se wagiye usobanukirwa n'impamvu abantu bashyingura cyangwa se abantu bacukura imva ireshya na metero na santimetero 80. Wumvishemo ko ari impamvu ya mbere ari uko hari hateye icyorezo. Meya wa London ahitamo yuko abantu bagira gute bayacukura imva ireshya na metero 1 santimetero 80 kugira ngo idakomeza kwirakwira iyo virusi. Ikindi nakubwiye nuko iyi virusi ikindi nuko bacukura za santimetero ari ukugira ngo itazatenguka. Ahandi ni ukubera yuko ngo abantu baba bakeneye iki? Abantu baba bakeneye umuntu uringaniye afite metero 1 na 80. Akanyuma nuko burya ngo nta mpamvu yo gucukura imva igusumba ngo gucukura imva ureshya n'iki ireshya n'uyicukura. Ngaye nguko nizere ko muzamukomeza kudukurikira kuri Tunga 50 cyangwa se ukayikora subscribe warangiza ugana sharinga abantu byose ntahanda Yvan. Nitwa MC Aizo Gwizo.